Nk'uko mubizi ndi mushyashya muri Amerika na Canada, aho duhuza imbibi. Banyarwandakazi, nari maze iminsi nahari, nari nararwaye umutwe, ibintu bitameze neza ari barabara, ariko ubu nagarutse rwose, kandi ndashimira abantu mwese mwambaye hafi, n'abanyohereje kuri momo mukampa uduceri two kwivuza, mukampa n'amafaranga rwose. Ubu nakize ndi mu ryerye, nubwo umutwe n'amaso byari byaranyishe, ariko ndashimira ko abazungu bazi kuvura, nubwo bavura bagutera inshinge bashaka kukwica, ariko ndi mu ryerye. Banyarwandakazi, hari ikintu ntumvishe kandi cyanshimishije. Twatsinze amatora kuri ijana ku ijana, nubwo atari 100%, 99.5 abanyarwanda batoye umuyobozi ubabereye w'icyitegererezo, kandi uzabageza heza cyane. Ndabashimiye, mukomeze mugire umunsi mwiza. Ubu tugiye kugaruka na topic nshyashya, buri muntu umuhanzi tumuvugaho, n'abantu bigize ibinuza, abantu bagatunara rwose. Akantu ko gutunara ndagira ngo mbabwire ngo ntimugatunare. Wese udashaka gutunara akore subscribe, like na comment. Bye bye, ndabashimiye.